Hello friend, bano banjye nongeye kubasuza cyane mbaha n'ikaze hano ku Mihanda TV show. Tugiye kongera turebe amakuru kabisa ari kugenda acicikana hano ku mbuga nkoranyambaga. Turagaruka kuri Bwiza uri kuba icyitegererezo mu myambarire na Aline Sano uri kugumura abandi kubera imyambarire. Turagaruka kuri abo bahanzi rero turebe se Bwiza ko ari umuntu uri hejuru cyane arimo kubarusha iki. Icyo kwibutsa urakora subscribe, share and comment kandi nawe niba warayikoze ndabigushimira cyane. Bwiza rero yatanze ibyishimo kuri stage i Rubavu aho yabyinaga neza cyane agaragaza ko afite impano irenze cyane, yambaye neza cyane atambaye impenure nk'umuhanzi turi kureba hariya hirya Aline Sano. Aho Bwiza yambaye ishati nziza na karuvati n'ipantaro yikwije, ariko urabona ko Aline Sano we no kuzamura akaguru biba ari ikibazo. Uyu mukobwa rero iyi ni imico itari myiza nk'umuhanzi nyarwanda, niwe ukabya bino bintu cyane. Uyu rero ni Bwiza kabisa uri kuba icyitegererezo ku ma stage yose ari gukora hano mu Rwanda. Bwiza ni umuhanzi ufite imico ya kinyarwanda, ugifite kirazira kabisa. Icyo nkutse ni subscribe, share and comment. Aline Sano rwose ni umukobwa ukomeje kwambara impenure cyane mu bintu rwose bitari menyereye mu Rwanda, arimo arakabya kabisa. Nabo rwose urabibona ko no kuzamura akaguru biba biri ikibazo kubera impenure aba yambaye. Aline Sano ni umuhanzi uri kuzana imico itari myiza kabisa, cyane ko bigaragara ko rwose Bwiza utabikora ari no kumurusha hiti muri ino minsi. Bwiza rero Emerance ni umwe mu bahanzi bagezweho muri ino minsi b'abanyarwanda mu gitsina gore, dore ko baba bafite stage iri hejuru cyane. Nawe urababona abantu ukuntu baba bangana kandi aba yishimiwe pe. Aha rero ubona ni mu bitaramo bya Iwacu Muzika aho abataramira baba babyitabiriye, urabona ko ari abantu benshi cyane kabisa bari ku rundi rwego. Bwiza rero abavuga ati nanjye reka mbatemo imiziki yanjye iryoheye amatwi, ati nanjye ngere ku yindi level iri hejuru cyane mbe international. Uwo ni Bwiza, umukobwa utajya wambara ibintu by'impenure cyane, nta n'umuntu uzi amaguru ye, arambara akikwiza nk'umunyarwanda. Ariko Aline Sano rwose dore imyambarire aba ahagaze. Tukiri aho ngaho rero Bruce Melody nawe ni umwe mu bataramiye hariya i Rubavu mu bitaramo bya Iwacu Muzika, nawe yari yahatwitse cyane rwose. Urabibona ko stage yose yari yahiye kabisa, abantu bameze neza bari kwishima. Bruce Melody rero ntibyatinze akiva hariya i Rubavu aho yari gutaramira mu bitaramo bya Iwacu Muzika, yerekeje hanze y'igihugu ajya hariya mu gihugu cya Canada aho afite ibitaramo byinshi hariya mu mujyi wa Canada kabisa no hanze hose. Reka tumwumve abivuga uko bimeze. Tugiye muri Canada, dufite ibitaramo 4 kugeza amagingo ya muri Ottawa, Vancouver, Toronto, ahandi ndahibagiwe. Muze kubanyibukiriza nimuhibuka. Undi koko ukorana foto kuma Oya ntago nkorana nawe narabivuze. Uwo ni Bruce Melody. Icyo kwibutsa ni subscribe, share and comment ubundi ugakomeza. Uyu rero ni Meddy, nawe arimo arataramira muri Canada agenda abashyirira hanze indirimbo nziza cyane z'Imana yasohoye nyuma yo kuva mu z'urukundo akajya mu ndirimbo z'Imana. Nawe afite ibitaramo byinshi hariya muri Canada, biraryoshye cyane, baryoshye muri Canada, abanyarwanda barimo barakora show. Iyindi nkuru rero ni Knowless nanone nawe uri muri Canada, agiye gutaramira rero nyuma yo kuva muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abantu bamwishimiye cyane bamweretse urukundo. Nawe rero agiye muri Canada, dore ko ari naho abanyarwanda benshi, yajyanyeyo hit ziwe za kera n'izungu zose, yagiye kuryohereza abantu bahari muri Canada, dore ko habona abanyarwanda benshi. Uyu ni Butera Knowless uri hafi gusohora indirimbo ari kumwe na Ariel, iyo nayo ni vuba cyane n'ejo bundi. Uyu nawe rero ni
Mukansanga Salma, umusifuzi w'umunyarwanda, umusifuzi w'isi yose kabisa, bitewe n'ibintu wakoze mu gikombe cy'isi, ni umusifuzi mpuzamahanga. Byabafishe rero yamaze gusezera ku gusifura umupira w'amaguru, byarangiye ngo ntakiri umusifuzi wigize umwuga, yamaze kubireka, yaritayarinze niko nabivuga. Mukansanga Salma, umunyarwanda wabaye inyenyeri mu gusifura umupira w'amaguru. Icyo muza kugusa ni subscribe, share and comment tugakomeza. Rero ushaka ko tukweditingira video zawe, studio ni Tofa Studio. Ushaka ko tubikorera ibintu byawe bigacya neza cyane, hamagara kuri 07 913 756 925. N'amafaranga makeya, turabakunda cyane.